Hano mu Rwanda iwacu dufite abakire kabisa b'abakire bafite n'amafaranga menshi, ariko ngo bajya gufasha bakabura abo bafasha, ngo barareba bakabura abo bafasha. Ese muri iki gihe cy'ibizara mu majyaruguru murabizi habaye ikibazo gikomeye cyane kabisa, ibintu byaragiye, ibyo kwambara byaragiye, byo kuraraho byaragiye, n'amazu yabo yarasenyutse. Ese muri uko kwibaza bya bibazo nabanjije kuvuga, uri gukora iki muri iki gihe bari abantu bakeneye ubufasha? Wowe uri kubyibazaho gute? Wamukemurira iki muri ibyo byose? Ayo mafaranga yawe se akumariye iki utari gufashamo abakeneye ubufasha? Imana njyewe nijya kuma izamu ubutunzi nzabasha gufashamo na mugenzi wanjye na bagenzi banjye bagize ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye. Biba byiza cyane, biba byiza cyane. Mana ibyo ngusaba uzabinkorere nk'uko mbyifuza. Amafaranga ntazagira umuntu nayafashamo, ayo ngayo ntayo shaka kabisa, nayo shaka. We mukire ni we ndi kubwira, gira icyo ukora, gira icyo ukora kuri iriya miryango yabashije kuba yabura ababo, imfubyi, ababyeyi babuze abana babo. Begere begere.